Ikiganiro waramutse Rwanda tugeze mu ngingo yacu nyamukuru y'uyu munsi aho tugiye kureba tugiye kuganira kuri gahunda yo gufasha abakuze gusoma kwandika yewe no kubara. Ni gahunda Minisiteri y'Uburezi cyangwa se by'umwihariko ikigo REB cyashyizemo imbaraga kugira ngo gifashe abakuze kumenya gusoma kwandika no kubara. Turabizi ko leta y'u Rwanda ikomeje gushishikariza abaturage batazi gusoma kwandika no kubara kugana amasomero kugira ngo bafashwe kubyiga. Turabizi ko kandi kumenya gusoma kwandika no kubara ari isoko y'ubukungu n'iterambere rirambye. Iyo turebye mu mibare ku isi hose abazi gusoma no kwandika bagera kuri 86.3% nk'uko bigaragazwa na World Population Review. Turaza kureba ese mu by'ukuri mu Rwanda ni ibihe bice cyangwa se n'utuhe turere ubona usangamo abantu benshi batazi gusoma kwandika no kubara, icyo bafashwa n'iki, REB ikimaze gukora n'iki mu bukangurambaga bamazemo igihe. Byose turaza kubiganiraho. Turi kumwe na Bwana Habassa Ange Felix, akaba ari umukozi ushinzwe uburezi bw'abantu bakuru mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB. Bwana Ange Felix tubaha ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Hakuzumuremyi Theogene ushinzwe uburezi bw'abakuze muri ADPR. ADPR akaba ari abafatanyabikorwa ba REB muri iyi gahunda yo kwigisha abakuze gusoma kwandika no kubara. Bwana Theogene namwe tubaha ikaze. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Ange Felix kugira ngo turebe kwigisha abakuze gusoma kwandika no kubara bifasha iki leta cyangwa se bifasha iki leta ndetse n'umuturage muri rusange. Ni iki mubona kwigisha umuntu ukuze cyangwa se gufasha umuntu ukuze kwiga gusoma kwandika no kubara, ni iki bifasha igihugu na wa muturage w'umugenerwabikorwa? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimira uyu mwanya mwaduhaye nka RBA kugira ngo dukangurire abaturage bari hirya no hino mu Rwanda batazi gusoma kwandika no kubara kugana amasomero. Ku kibazo mwari mumbajije ku kamaro ko gusoma, ubundi umuturage iyo yamenye gusoma kwandika no kubara bimumarira iki? Muri ino minsi u Rwanda ruri kugenda rutera imbere mu ikoranabuhanga. Wenda ndakoresha urugero rwa gukoresha telefone no gukoresha mudasobwa kugira ngo umuturage abashe kohereza ubutumwa umwana we uri mu karere runaka, cyangwa se umwana we ashoboye kwandikira uwo mubyeyi ubutumwa umubyeyi abashe kubusoma ndetse nawe abashe no kumwandikira amusubiza. Ibyo bishoboka gusa iyo uwo mubyeyi azi gusoma kwandika no kubara. Nyiri naho nahatanga n'urugero. Uyu munsi hari uburyo bwo kohererezanya amafaranga abantu bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga. Yego. Ni nabyo dukangurira ababyeyi bari hirya no hino batandukanye kugira ngo ashobore kujya kuri telefone ye, abashe kuvana amafaranga kuri konti ye ya mobile money cyangwa Tigo Cash. Bisaba ko ashobora kuba afite ubwo bushobozi bwo gusoma kwandika no kubara kugira ngo ataza no gutanga arenze. Nanone bisaba ko nyine abafite uko kubara ataza kubikuza menshi, yari kubikuza makeya. Icyo kumenya gusoma kwandika no kubara bimufasha kutajya gushaka undi muntu ngo wandebe yongeye gukuraho. Rimwe na rimwe bamwe mu bo twashoboye kuganira baratubwira ati yo mbwiye ushobora kubwira n'undi muntu nawe amubwiye ngo ukuraho 2 agakuraho 20. Yego. Icyo gihe bikaba ari ingaruka zitewe n'uko yakoze serivisi ariko kubera ko atazi gusoma kwandika no kubara bakaba bashobora no kumwiba. Icyo ni kimwe. Hanyuma dukenera na serivisi za banki. Umuturage akenera kujya kuri banki kugira ngo abikuze amafaranga ye cyangwa n'ayabitse mu buryo bwo kwizigamira. Iyo atazi gusoma kwandika no kubara bamuha ya fishi bamuha kugira ngo yuzuze. Ubwo nabwo aba ari umutwaro ukomeye, bisaba ko ajya gushaka undi muntu wenda uri aho ngaho ngo amwuzuze. Icyo nacyo akaba ari imbogamizi ikomeye. Twabya mu by'imiti, akenshi iyo umuturage atazi gusoma kwandika no kubara
tuvuge cya gihe yagiye kwivuza hari imiti abaganga babandikira akamubwira tuzajya ufata aha 2 mu gitondo saa 6 na nimugoroba iyo atabizi burya biba bigoye kugira ngo abashe kumenya ngo ndafata hano ibinini bingahe mu gitondo ndafata bingahe rimwe na rimwe dushobora no kugwa mu byago byo kuza kumusanga yafashe imiti nyinshi ugeranije niyo yajyaga gufata najya mu buhinzi nabwo abahinzi bakenera gukoresha amafumbire ntabwo ari upfa gushyira mu murimo ifumbire uko yiboneye no gutera imiti ku bihingwa kugira ngo bizabashe kubaha umusaruro ibyo byose bikenera kuba bipimye kuba yabibaze neza mbese muri rusange tubona ko iterambere muri rusange ry'igihugu cyangwa ry'umuturage rishingira kuri ubwo bushobozi bwo kuba azi gusoma kwandika no kubara ngira ngo wenda hagiye hashyirwamo imbaraga nyinshi zitandukanye mu burezi ku bakiri batoya cyangwa se uyu munsi iyo murebye cyane cyane nk'abo mwitaho cyane bari mu yihe myaka ese impamvu zituma bagejeje aho ngaho batarabashije kubona ibyo by'ibanze gusoma kwandika no kubara ni izihe wenda Theogene yadufasha cyane ko ari mwe mufite nabo n'ubundi mwigisha murakoze cyane turacyabashimira ku bw'uyu mwanya umwanya w'agaciro cyane ku bavandimwe bacu batagize amahirwe yo kumenya gusoma kwandika ndetse no kubara ubundi UNESCO yemeza ko umuntu yagombye kuba kwinjira muri iyo gahunda yo kwiga gusoma kwandika no kubara ku bantu bakuze guhera ku myaka 15 kuzamura kugeza hejuru iyo urebye rero ndibwira ko Ange Felix imibare arayizi cyane iyo urebye ubona ko imibare y'abantu benshi batagize amahirwe yo kwinjira mu mashuri asanzwe benshi bari hejuru y'imyaka 40 n'indi bigendanye nyine n'amateka y'igihugu cyacu uko byageze mu gihugu murabizi rero urebye cyane cyane naho abantu benshi bari ariko bitabujije ko no mu myaka yo hasi nyine barahari umuntu abirebera ko tubirebera muri biriya bigo ngororamuco itorero rya ADEPR rifitanye ubufatanye n'imikoranire na kiriya kigo gishinzwe igororamuco urumva harimo ikigo cy'Iwawa harimo ikigo cy'Inyamagabe harimo ikigo cya Gitagata naho duhuriramo n'imibare myinshi y'abasore batazi gusoma kwandika no kubara benshi bagiye bari mu muhanda gutyo akisanga yaragiye muri ibyo by'ibiyobyabwenge nuko ariko icyo dushimira igihugu cyacu ni uko kita ku muntu wese n'uwo muntu utaragize amahirwe akajya mu muhanda bakamuha amahirwe yo kugira ngo yige gusoma yige kwandika yige kubara kandi nyuma yaho yige n'imyuga kuko bavayo bize n'imyuga imibare rero mu myaka yo hasi ni mikeya ariko iba myinshi mu myaka yo hejuru bigendanye n'amateka y'igihugu cyacu ese ubundi mubona abo bantu batazi gusoma kwandika no kubara barabyitabira iyo mubahamagaye cyangwa iyo mubashakishije murababona we nagarutse kuri abo ngabo bari mu bigo ngororamuco kuko ni naho dusa naho dukize imbaraga cyane muri iyi minsi abo ngabo bafite amahirwe yuko n'ubundi baba bari ahantu hamwe bafite n'uburyo bwo kuganirizwa bakareba ibyo bagiyemo amahirwe byabavukije bo biroroshye bafite n'igihe gihagije cyo kwiga kandi banabikunze bitewe n'uko bamaze kubona ko batakaye mu by'ukuri aho ikibazo kiri ni kuri wa muturage umuturage bisabye imbaraga nyinshi kuko kumwumvisha akubwira ati ese ndiga ngo nzabe iki bizamarira iki ariko nyine nk'uko Habas yaramaze kubivuga nanone aho iyo babonye aho igihugu cyacu kigenda cyerekera kandi akabona n'umwegera ni nacyo ubukangurambaga bugamije akabona abantu bamwegera bamwibutsa bamwereka ko yatakaye benshi baritabira kandi bikagenda neza reka twakire mugenzi wacu Jean Paul
hari ahantu Jean Paul uratwumva ndabumva neza Munyaburanga. Mwaramutse, urahagana ubu ngubu uherereye? Ubu ngubu ndi mu karere ka Gasabo mu kagari ka Rudashya, niba ari byo, niba ntibeshye. Ndabeshyara Caruzingi. Yego, urabona ko nageze ahari abaturage, by'umwihariko burya mu bice by'icyaro niho usanga hari abaturage akenshi usanga bataragize amahirwe yo kujya kwiga cyangwa se ngo babone ayo mashuri y'abakuze bagende bige kwandika, gusoma no kubara. Aho abaturage bavuga ngo iyo aya mashuri aza gushyirwamo imbaraga bakaba bakongeramo izindi mbaraga, yenda umuturage niba azindutse akajya kwiga kwandika no gusoma akaba yagira amahirwe yo kubona na wa mwuga wiyongeraho. Ibi byari kugira imbaraga, ariko muri iki gihe baravuga ngo rwose aya mashuri yacitse intege, ntabwo akiba uretse amadini. Ndi kumwe rero na bamwe mu baturage. Muzeyi, ndagira ngo wegere hano. Reka duhere kuri wowe. Waramutse? Aramutse. Yego, uzi kwandika no gusoma? Ntabwo mbizi, ntabwo. Yego, byagenze gute se kuki utigeze witabira aya mashuri yagendaga ashyirwaho yo kwigisha abaturage kwandika no gusoma no kubara? N'intambara biteye, niyo mpamvu ntabizi. Wagarukiye mu wa kangahe? Ni mu wa mbere, ntabwo naharenze. Nyine ariko hari amashuri bashyiragaho abakuze, byagenze bite? Yari ahari ko umuntu akabona kujyayo kubera n'imibereho, ntabwo. Ndagira ngo wegere ahangaha utubwire, uzi kwandika no gusoma? Nzi kwandika. Wagarukiye mu wa kangahe? Nagarukiye mu mwaka wa gatatu. Wa gatatu? Ndagira ngo mutubwire, ubu ngubu urabizi neza kwandika, gusoma no kubara? Nzi gusoma cyane cyane nkoresheje ibyapa byo kwirengera, ndeba nko ku gatelefone, ariko nabwo mbikesha iga. Ese mwebwe nk'abakuze mubona aya mashuri yari yashyizweho yo kwandika, gusoma no kubara agenewe abakuze kugira ngo abafashe, mubona aritabirwa, bimeze bite muri iki gihe? Kuri iki gihe bishoboka kuba bayitabira, ariko nta hantu hari amasomero hano hafi. Nk'ubu nko mu byaro ho usanga amasomero aba ari nko ku madini, bakabidushishikariza tukajyayo kugira ngo tubone uko dusoma za Bibiliya n'ibindi, ariko uramutse wize gusoma no kwandika byakugirira umumaro. Ariko hakaba imbogamizi zo kuri iki gihe, kuko urabona igihe twinjiramo ni igihe cyo guhiga n'imibereho. Ariko nk'ubu bagize bati hari isomero, umuntu azajya yiga gusoma, yige n'umwuga, bakwitabira cyane iryo somero riramutse ribonetse, kandi byagira abantu benshi bose umumaro. Nk'umuntu wishakira nka ka perime, amenye gusoma no kwandika, yabona ukuntu akorera perevizwari akigira mu muhanda, cyane cyane nk'aba bagabo b'abanyonga nk'amagare baba bazi n'imihanda, ariko ntabwo yabasha kugakorera atabashije kureba muri kompiyuta. Yego, reka tuganire n'uyu musaza nawe. Muze, uregera hano, turi kuri televiziyo Rwanda. Ndagira ngo wegere hano, nta kibazo. Nushaka ukomeze wambara akagofero kawe rwose. Yego, wegere hano, nta kibazo, tuganize kuri televiziyo Rwanda. Ndagira ngo mbabwire, hagarara aha, nta kibazo. Ndagira ngo mbabaze, aya mashuri y'abakuze yabafashaga kwandika, gusoma no kubara, mwebwe mubona muri iki gihe aritabirwa, bimeze bite? Amazina yawe? Nitwa Uwayo Yohana. Yego, nyine nari nkubajije ikintu cyo kwigisha abakuze kwandika, gusoma no kubara, muri iki gihe muyabona gute? Amashuri arahari cyangwa byagenze bite? Hari ubu ngubu. Wowe uzi gusoma no kwandika? Jewe ndabizi. Yego, ese mubona yari afite akahe kamaro? Mubona ari iki cyatumye acika intege? Icyatumye acika intege ni imibereho yo hanze ahangaha. Urabona nka benshi bari ahangaha ntabwo yabona uko ajya gupagasa ngo abone n'uko ajya kwiga, kubera ubuzima bukakaye buri hanze ahangaha. Wa mukobwa, ngwino nawe tugandize mukobwa rwose, uregera ahangaha, turi kuri televiziyo Rwanda. Yego, egera hano, nta kibazo. Yego, utubwire, uzi kwandika, gusoma no kubara, bimeze bite? Yego, urebe hariya muri kamera televiziyo Rwanda. Yego, uratubwira amazina yawe? Njye ntabyenze. Ntabwo byuzi? Nitwa Uwingabire Beatrice. Nitwa Uwingabire Beatrice. Yego, ese byagenze gute? Wagarukiye mu wa kangahe kugira ngo utajya kwiga kwandika no gusoma? Iwacu turi abakene, twabuze ukuntu mama aturihirira. None se ubu kuki utitabira rero aya mashuri y'abakuze? Amashuri y'abakuze, erega umuntu yiga ari uko ahaze. Ubu se uba udahaze ushonje wakwiga?
ubushobozi bwabaye bukeya. Musore, aya mashuri uzi kwandika no gusoma no kubara? Gusoma no kwandika byose ndabizi. Yego, ndagira ngo tubwire aya mashuri mwabonaga yari yarashyiriweho abakuze kwiga kwandika gusoma. Ese ina harahari bimeze bite? Kare amashuri yaracitse burundu nta gihari. Byagenze bite? Impamvu yabiteye baburaga abayoboke nyine bo kujyayo kuko no kujya kwipagaseza gutyo bakabura abantu bajya kwiga, abantu bagiye kwihigira nyine biba ngombwa rero ukagenda acika. Ubu nta na hamwe warisanga ahangaha ntabwo bakiyitabira. Reka warikura hese usibye abari abajya gusoma Bibiliya mu nsengero nibo basigaye bagenda nabwo bakiga gusoma. Ni ugusoma Bibiliya ariko nyirumva ni ngombwa baba bagiye kwisengera ko ntabwo ari amashuri yo yaracitse. Ese musore wowe uzi kwandika no gusoma? Njye ndabizi gusoma no kwandika. Yego, reka turebe umusore uraho? Amazina yawe witwa? Witwa Sengimana Shakuru. Uzi kwandika no gusoma? Ndabizi. Wagarukiye mu wa kangahe? Wa gatandatu. Yego, cyane aya mashuri yari yarashyiriweho abakuze, ababyeyi bacu n'abandi batagize amahirwe yo kwiga kwandika no gusoma. Mubona muri iki gihe arakora bimeze bite? Agakora aheruka kera nko muri za 2008 gutyo. Gaheruka. Byagenze bite? Ntabwo tuzi ukuntu byagenze. Mubona se yari afite akamaro, yari afite akahe kamaro? Yari afite akamaro cyane kuko nk'umuntu waba utazi gusoma no kwandika baramwigishaga akabimenya, ariko ubu ngubu ntabwo tuzi. Jean Paul, uratwumva? Ndabumva neza. Mu bo mwavuganye twabonye harimo abakiri batoya, kuba harimo n'abatazi gusoma kwandika no kubara, byaba byaratewe n'iki ubatubarije? Yego, akenshi wabonaga ko ikintu bagendaga bagarukaho cyane, wabonaga ko bose bashingiraga ngo ku mibereho, ariko nkababaza ko mu bihe byashize wasangaga ikintu cy'amafaranga y'ishuri yaragiye agabanuka. Ese byatewe n'iki? Yego, wa musore ari hehe watubwiraga ko atazi kwandika no gusoma? Regera hano umukobwa. Ngwino, nta kibazo wisanzure, turi kuri televiziyo Rwanda. Yego. Ese ubundi ufite ngwino hano nta kibazo, unyegeye nta kibazo rwose. Ufite imyaka ingahe? Ubundi byatewe n'iki kugira ngo utajya kwiga no kwandika no gusoma? Yenda imyaka nayihorere. Uratwumva? Ufite imyaka 24. Nyine nakubaza, uracyari mutoya. Niki cyatumye utitabira ishuri cyangwa se ngo ube wanajya no muri ayo mashuri yigisha abakuru? Amashuri makuru rero y'abakuru, amashuri y'abakuru byarangiye nyine abantu ukajya ubona abantu bamwe barigisha abandi ukabona ntibabyitayeho, twe tukavuga ati ese tuziga nitwiga tutari burye n'ubundi imibereho abana iki, tukavuga ati no kurihirira abana birimwo tugahita tubivamo. Jean Paul, yego, watubariza noneho icyo bifuza ni iki, cyane cyane kuri abo ngabo batazi gusoma kwandika no kubara, ni iki bifuza muri ako gace kabo? Yego, muri aka gace kanyu mwifuza iki kuri iki kintu cyo kwigisha abakuru kwandika gusoma no kubara? Twebwe murumva baraduha amashuri y'ubuntu, ibyo kurya nibirangiza ibindi tuzabyigurira ntacyo. Yego, ikintu cyo urifuza iki kugira ngo koko unafashwe kumenya kwandika gusoma no kubara? Urugero, umuntu afite ishuri yajyamo yaribonye ko umuntu afite imibereho ahanini y'umuntu, kuko ntabwo ajya kwiga wabwiriwe. Ubu ni ukuvuga wowe ntabwo ikintu cyo kwiga kwandika gusoma no kubara ntabwo giha agaciro? Njyewe nabonye imibereho ntajyamo n'ubundi, kuko none se ubundi ntububayeho kuki uvuga ngo imibereho? Ayo muntu anaje hari igihe umuntu abona n'ikiraka kujyamo bikayibugamiza. None umva Jean Paul, yego, none se muri ayo mashuri niba nahari hari amafaranga babasaba si ubundi? Muri aya mashuri hari ubwo bakubwira ngo ishyura amafaranga? Gusa nyine umuntu kutiga biterwa n'imibereho umuntu aba afite. Nyine iyo hari amafaranga babasaba? Amafaranga ntayo wenda bitewe nk'uko yiga mbere zari ziriho, ariko gusa umuntu yajyagayo waza gusanga
n'abo basize babwiriwe. yego wa musaza ari hemze uregera hano tuganirize nako egera ahangaha murumva ari iki cyakorwa kugira ngo aya mashuri yitabirwe koko n'ingeri z'abantu batandukanye? Hagarara ahangaha nta kibazo. Impamvu dushobora kwitabira ayo mashuri urabibona nk'hano duhagaze tuba dutegereje akazi, ariko bagize akantu k'inyunganizi bashyiraho nibura nka kacyayi umubyeyi yava nko kwigisha aho ngaho umwana ntaze kumurira mu maso, iyo nyunganizi ibonetse twakwitabira twese kandi bakadushyirira mu mashuri hafi. Wowe uravuga ngo icyakongerwa umuntu ari kuguha ubumenyi none urashaka n'insimbura mu ngizi. Urabona ntabwo mwiga buri munsi. Urabona nk'ubu imyaka ngezeho ni myinshi, nk'ubu naje ino gupagasa nshaka amafaranga y'abanyeshuri. Urumva rero ndamutse ngiye mu ibyo ngibyo wa munyeshuri nta kintu uri bumumarire ntabwo byakunda, naba ndimo kwica izindi nshingano. Niyo mpamvu urabonetse akantu k'inyunganizi kabonetse twakwitabira cyane, kuko iyo turebye tubona n'inkunga ziza zigahera muri ba bandi bazigejemo ntibazihereze ba bandi baje kwiga. Urabibona nk'ubu hari nk'amasomero y'abana, urabona ko babazanira agakoma bakabazanira amata kubera ko ni abana. None se njye nindamuka nje wa mwana wagiye kwiga cyangwa wa mwana nava aho ngaho ese ndi bumuhige? Kandi urabizi iyo ugeze mu rugo umwana araguhamagara ngo papa, ukora mu gikapu ukamuhereza akarindazi cy'akagara. Ubu namwe murashaka ifunguro kuri aya mashuri y'abakuze? Oya, dushaka ifunguro ryadutungira umuryango mu rugo mo imbere kugira ngo nyine natwe twerekane ko igikorwa turiho kigaragara. Noneho bakadushyiraho n'akantu k'umwuga nko kw'aba basore akasoma, ariko harimo no kureba n'ukuntu azajya akatana ka kamoto nyine cyangwa se azajya azunguza ka kamodoka. Noneho bikarushaho kugira ngo yitabire kuko agiye kuhakura n'ubumenyi buhagije. Kwandika, gusoma no kwandika ni byiza kuko byatangiye rwose kera cyane, twabyitaga iga, abenshi twagiye tubyigaho ku masegiteri, ni nabwo bumenyi tugiye dufite. Nk'ubu njye nizeyo, majije kwigayo, umuvandimwe anyigisha akazi ko kubaka, mbasha kukamenya, mbasha kureba ku metero, mbasha no kuba nakwandika umuntu nti we ni kana kabampaye tuza gukora. Izo si inyungu koko. Urumva atari inyungu se? Ni inyungu. Nashishikariza nk'abantu bafite imyaka mikeya hejuru yo kumwigisha bamuha n'amafaranga. Njye ndimo ndareba. None niba nyine reka mbe nkubajije, niba wumva ko harimo inyungu, kuki wumva ko wajya kwiga none bakaguha n'amafaranga kandi uzi iyo nyungu irimo? Icyo gihe rero twebwe inyungu twakuragamo twabaga twibereye mu cyaro. Hano rero ni mu mujyi, umuntu aragenda akaza azanye agafaranga ko kwishyura inzu, akaza azanye agafaranga aza kurya, akagira n'akandi asagura aza kohereza mu cyaro kugira ngo babone nabo ukuntu babaho n'abanyeshuri babeho. Nk'ubu njye nasohoye mu rugo n'abanyeshuri babiri ubu mfite, kuko ubu nari maze imyaka 2 ntagaragara aha kuko abandi bari bararangije. Babiri rero batsindiye rimwe toronkome nibo bampagurukije nageze hano ku cyumweru. Ubwo rero nashishikariza uru rubyiruko rwose, umuntu utazi gusoma no kwandika na kano kazi k'igifundi ntiyagakora. Bamubwiye bati 1 2 3 hagararira bariya wowe utazi kwandika rwose ntabwo byakunda. Cyokora bashishikarije bareba uburyo babajya babaha nk'isaha imwe cyangwa 2 abahagije ku muntu wumva mukuru yabasha guhita abifata vuba vuba. Ubundi ntabwo bafata iminsi yose cyangwa igihe kinini. Ubundi twiga muri iga bakoreshaga iminsi 2 mu cyumweru, niyo baduhaga, bakaduha imbaho. Icyo gihe twakoreshaga imbaho, nyuma baduha ikayi y'imisitari kugira ngo tujye tubasha kwandika tugoroye neza. Icyo gihe rero uwabaga yatsinze cyangwa se twashoje twakoreshaga umunsi mukuru, bakatuzanira n'akantu k'agahembo kadushimisha, ibitabo byo gusomera mu rugo, akenda k'agasirimu ku buryo rwose ukatahana. Nk'abadamu babaga ibitenge bakabaha ibitabo byo gusoma kugira ngo bakomeze bajye bigisha n'abana mu rugo. Aho nk'ubu nk'umwana mu rugo nabasha kumwigishiriza igihe nk'umwana nko mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu nabasha kumuhugura. Urakoze cyane Munyaburanga. Cyane cyane ntitunavuge n'ibintu bitariho, cyane cyane naho tugenda tunyura usanga aya mashuri yigisha abantu bakuze ikintu cyo kwandika, kubara no gusoma, usanga amadini ariyo akenshi yashyiragamo imbaraga. Ariko muri iki gihe nk'abo nagendaga nganiza
nkaganiriza nabo nababazaga bakakubwira ngo iryo shuri rwose ntawe ushobora kuribona. Ikintu rero njye mbona gishobora kuba cyaraciye intege ni ukutitabirwa cyane n'aba babyeyi uvuga ngo ese ndajyayo umwana wanjye namwohereje kujya kwiga nanjye ugasanga arimo arisuzugura gusa twese turaba twicaye ku ntebe ariko gusa aya mashuri afite akamaro. Ikintu kiriho gusa nk'ikibazo ni uko ubona ko yagiye agabanuka. Ikindi nanone abaturage bakavuga ngo bagiye badushyiramo ubumenyi umuntu niba agiye kwiga kwandika no gusoma no kubara nibura hakaba hari ikindi kintu ashobora kuhigira nk'umwuga, ibyo byose byamufasha. Rero ni nacyo abaturage bifuza kugira ngo aho kugira ngo agende yicare mu ishuri yige kwandika gusoma no kubara gusa ahubwo hagira n'ikintu cy'umwuga cyakiyongeraho, dore ko amashuri y'imyuga ari yashyizwemo imbaraga muri iki gihe kandi turanabibona anafitiye abaturage akamaro. Urakoze cyane Jean Paul, ariko ngira ngo kugira ngo yige umwuga yagombye kubanza no kumenya gusoma kugira ngo amenye nuko yakwiga uwo mwuga. Ku bijyanye n'ubundi byakagombye kuko niba umuturage atazi kwandika gusoma no kubara ubwo si cyo kizamini yavugaga cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga yagishobora gute? Yashobora gutera umwiko atazi kwandika gusoma no kubara kuko byose ni imibare, amatafari yayabara ate? Ibyo byose rero ni nabyo n'abaturage bagaragaza ko bibafitiye akamaro, ariko ayo mashuri rwose aracyari make cyane cyane mu bice by'ibyaro nk'ibi ngibi aho twagiye tunyura. Murakoze cyane Jean Paul. Nanjye ndabashimiye. Mugenzi wacu Jean Paul arakoze, yaganiye n'abaturage ku buryo burambuye. Ngira ngo bagiye bagaruka ku bintu byinshi ariko kimwe ngira ngo mu byo bagarutseho ese aya mashuri ari muri ADEPR gusa, ari mu banyamadini gusa, kuyabona biroroshye, bihagaze bite cyane cyane ko twumvise ko ngo harimo abajya kwiga gusoma Bibiliya. Nibaza ko bigiye mu madini ahari barushaho ngira ngo no kubyitabira ahari. Gusa se abadasenga bizagenda bite? Ari hehe muri Felix aya mashuri ari? Murakoze cyane. Aya mashuri gitangaje ariko turanabashimira no ni amakuru meza abaturage baba baduhaye nibo dukorera. Amashuri arahari, hanyuma hejuru niyo nk'urugero ubu mu Rwanda mu mibare iheruka dufite amashuri y'uburezi bw'abakuze agera ku 5,003. Ayo wakwita ko ari aya leta agabanije nabo mu byiciro bitatu. Ayo wakwita ko afashwe 100% na leta ni 1950, ushyize ku ijanisha ni 39%. Hanyuma afatanya na leta kubw'amasezerano ari ahandi hazira amadini n'amatorero n'indi miryango itegamiye kuri leta ni 2,856. Washyira ku ijanisha akaba 57.1%. Hanyuma ayo wakwita ko ari ay'abigenga, biremewe ko umuntu umwe ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati nabonye hari abaturage bari mu isibo mbarizwamo kandi ntibazi gusoma kwandika no kubara, ndabona biri kure yabo, watangiza ahantu wagira ahantu agasaba uburenganzira umurenge agatangira kubigisha. Ayo akora muri ubwo buryo ni 197, angana na 3.9%. Mu by'ukuri aya mashuri y'uburezi bw'abakuze arahari, ariko icyo twemeranywa n'abaturage twabashije kumva cyangwa banadukurikiye nuko bagikenewe ubukangurambaga uhoraho kugira ngo abo baturage bamenye akamaro k'ayo mashuri. Nibamara no kukamenya babashe no kuyagana, kuko kumenya akamaro k'ikintu ni kimwe, no gufata umwanzuro ukagana ya serivisi ni ikindi. Icyo rero twabakangurira be kumva ko ari imbogamizi mu gihe leta yatekereje ko hagomba kubaho iyo politiki y'uburezi bw'abakuze. Irahari, yakozwe muri 2014. REB yandika integanyanyigisho, irahari, yanditswe muri 2014. Integanyanyigisho y'abakuze irahari, integanyanyigisho y'uburezi bw'abakuze irahari rwose, ikoreshwa aho bagomba kwiga imibare, bagomba kwiga gusoma kwandika no kubara, bagomba kwigamo isomo ry'icyongereza, bagomba kwigamo ikoranabuhanga n'andi masomo y'ibijyanye n'imibanire n'imibereho, niho bigira gukora imishinga n'ibindi byinshi bitandukanye. Irahari. Icyo numva rero amashuri arahari,
ahubwo icyo twakomeza gushyiramo imbaraga ni ubukangurambaga, kubera ko hari inzego zitandukanye zigomba kudufasha muri iyi gahunda, ngira ngo nk'uko mwabyumvise ni gahunda ireba inzego zitandukanye. Guhera ku karere, nk'urugero akarere urumva abaturage bari hirya no hino hatandukanye mu turere, hari iteka rya minisitiri nomero 008/2015 ryo kuwa 22 z'ukwa 2015 rigena imiterere n'imikorere by'uburezi bw'abantu bakuru. Iri teka wenda mvuze nko ku nshingano gatoya z'akarere rigena uko bikora, ariko nk'urugero nk'akarere ryagiye ritanga inshingano guhera ku rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze. REB ikwiye kubikora iki, akarere gakwiye gukora iki, umurenge kugera ku rwego rw'akagari, kuko niho iyi gahunda y'uburezi bw'abakuze itangirira. Nk'urugero akarere gafite inshingano zo gukurikirana uko imirenge icunga ibikorwa byerekeye uburezi bw'abantu bakuru. Mu karere runaka tuvuga ko akarere ka Gatsibo bafite mu nshingano gukurikirana uko kwiga kw'abaturage batazi gusoma no kwandika bigenda. Harimo no kugira inama imirenge hagamijwe iterambere ry'ibikorwa byo kwigisha abantu bakuru. Urumva nk'akarere kaba gafite ubushobozi bwo kumenya ibigenda neza n'ibitagenda neza muri iyi gahunda, kaba gashobora kugira inama imirenge ikabarizwamo. Ini inshingano ya gatatu ku rwego rw'akarere nayo inakomeye, tunakangurira inzego zikorera ku karere ari ba meya batandukanye na visi meya by'umwihariko. Dukeneye n'ijwi rye cyane visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, harimo gushakira inkunga ibikorwa byo kwigisha abantu bakuru. Nk'uko abaturage babivugaga, harimo n'abafite imbogamizi z'imibereho n'amikoro. Muri uko kubashakira inkunga no kubashakira imishinga itandukanye yabafasha kugira ngo nibaza no kwiga muri bwa burezi bw'abantu bakuze baba banameze neza. Aho ngira ngo mwomoze cyane ku murenge nawo hari inshingano zitandukanye, ariko wenda reka mvuge ku kagari kubera ko niho navuga ngo niwo musingi mu by'ukuri iyi porogaramu igomba kubakira. Akagari gafite inshingano zo kugenzura ibikorwa byose byerekeye uburezi bw'abantu bakuru bikorerwa mu kagari. Aha niyo mpamvu nko mu bukangurambaga duherutsemo bwatangiye kuri 23 bugasoza kuri 26 z'ukwa 9, twari twifashe abayobozi b'utugari dutandukanye. Twari dufite uw'akagari ka Gikonko muri Gisagara, twari dufite uw'akagari ka Bushara mu karere ka Gicumbi, twari dufite n'uw'akagari ka Nyagitare mu karere ka Kirehe, nk'abantu bari kudufasha kubera ko iyi gahunda ihera ku kagari. Bafite gukangurira abantu bakwiye guhabwa inyigisho zigenewe abantu bakuru kuzitabira. Bora akagari ni ukuri abantu bayoboye utugari bumve ko ari urwego rukomeye rwadufasha neza muri iyi gahunda bakangurira abaturage. Icyiza cyaho bayegereye abaturage, baraziranye neza, bazubizi n'utabizi. Ikindi cya gatatu tunabasaba ari nacyo nacaho umurongo mu buryo bukomeye, ni ugukora urutonde rw'abantu bakwiye guhabwa inyigisho zigenewe abantu bakuru rugashyikirizwa umurenge. Buriya mu burezi ntushobora kwigisha umuntu utamuzi. Ikintu cya mbere n'ubu gikorwa ni ukubanza kwandika abakeneye iyi serivisi yo kwiga gusoma, kwandika no kubara. Iyo wamaze kugira imyirondoro yabo, umenya bakeneye iki, bakora ibiki, bigufasha no kuza guhuza aya masomo ubaha n'ibyo bakeneye, kugira ngo inyigisho ubaha ziba ari izihindura koko n'imibereho yabo. Kuko ikiba kigenderewe si uko biga gusoma, kwandika no kubara gusa ngo birangirire aho ngaho, nk'uko babivuze, ahubwo no kugira ngo babone uburyo basingira n'andi mahirwe yubakira kuri ibyo ngibyo. Ndumva ari icyo naba mvuze muri rusange. Rero icyo umuntu yasaba ni uko inzego zitandukanye, Minisiteri y'Uburezi irahari, urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze tubifite mu nshingano kandi turanabikunda, hanyuma uturere natwo tudufashije n'imirenge n'utugari. Rwose ngiye mfite icyizere 100% ko iyi gahunda ari nziza kandi yafasha abaturage. Ariko urabona ko abaturage mu by'ukuri baravuga bati, niba mushaka ko twiga uretse kumubwira bya bindi akamaro bimufitiye. Hari umusaza bisobanuye neza ko yize muri yiga, ariko agaragaza n'ibyo byamugejejeho, ariko akavuga ati nyamuneka niba mushaka ko tuniga natwe nimuduhe yansimbura mubyizi. Murabona uriya muturage usabye iyo nsimbura mubyizi n'ubumenyi mushaka kumuha, murabona byakunda, birashoboka kuko birashoboka ko baza ari benshi habayeho n'iyo nsimbura mubyizi. Birashoboka kuko umuntu mukuru aba afite izindi nshingano yenda zijyanye n'umuryango we. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Kugira ngo umuntu agire icyo akivugaho,
birasaba ko tureba iminsi biga ubundi ubusanzwe kubera ko tuzi ko bafite n'izindi nshingano. Politiki y'uburezi bw'abakuze iteganya ko biga nibura iminsi 3 mu cyumweru, ariko nabwo ntibiga kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bo ubwabo bafatanije n'umwigisha uwo wageranya n'umwarimu w'uburezi busanzwe bumvikana iminsi bakumvikana n'amasaha. Amasaha ntagomba kurenga 2 ku munsi. Ni ukuvuga bashobora kwihitiramo bati twebwe nyuma y'uko tumaze guhinga umuntu yiriwe mu mirimo itandukanye, cya gihe basoje imirimo yabo itandukanye bashobora kumvikana bati reka dutangire saa 12 cyangwa se dutangire saa 11, saa 12, saa 1, amasomo yacu ku munsi wo kwa kabiri n'urugero arabarangiye. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwabafasha barebye ya masaha 2 muri ya gahunda yabo, byabafasha kandi bashobora kwiga. Ikindi kintu umuntu yavuga muri raporo zigenda ziva mu turere kuko zigenda ziza tuzibona, bagenda bavuga ku cyo nakwita nka motivation mu cyongereza. Motivation ni ngo kwagushishikarira kuza kwiga. Icyo nekereza ko dukoze ubukangurambaga nk'uko twabukoze bwo kujya mu nteko z'abaturage, kuko mu turere 6 dufite abaturage umubare uri hejuru w'abaturage batazi gusoma no kwandika no kubara, twagiye mu nteko z'abaturage. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze rwashatse abantu batandukanye tujya mu nteko z'abaturage, kandi nkurikije ibiri kuva muri raporo yakozwe nyuma y'ubwo bukangurambaga ni byiza pe, kuko wivuganira n'umuturage akakubwira ikibazo afite, hanyuma twajya no kugira n'ibyo dukora no mu iteganyabikorwa tugashingira kuri bya bitekerezo byabo n'ibyifuzo bagiye baduha. Ku kijyanye no kuba babona insimburamubyizi, icyo mbona cyashoboka, kuko nanone tuvuze ngo tugiye kubaha insimburamubyizi y'amafaranga n'urugero, murabizi ko hari ibiba bikenewe byihutirwa, igihugu burya kigira ibintu byinshi bitandukanye bigisaba ingengo y'imari. Icyo nekereza kizwe neza cyakorwa ni kwa gufata ba bantu bari kwiga, b'abaturage baje kwiga, hanyuma umwigisha wabo agashyiraho uburyo bakwibumbura mu matsinda yo kuzigama ibimina n'ibindi bitandukanye, hanyuma ya masomo uko bari kugenda bari kwiga, niba bari kwiga kubara, rya tsinda ryabo bashyizeho ryo kuzigama no kugurizanya cyangwa cya kimina kikabafasha no gushyira ya masomo mu bikorwa. Icyo gishobora kubafasha, hanyuma n'ugiye kubatera inkunga, kuko aho nk'urwo rugero impamvu dutanze hari aho bikora neza hirya no hino mu turere dutandukanye, ugasanga abaturage kwagutaka ngo nta imibereho, nta buryo, nta gasabune nabonye, kubera rya tsinda bari kwizigamira bashobora nabo ubwabo imbere kwikemurira ibibazo by'ibanze. Ikindi binabafasha muri iryo tsinda ni ukuvuga ari amasomo biga babasha kubona aho bahita bayashyirira mu bikorwa, ariko n'ikindi bikanabafasha gukomeza kuba hamwe bakanibukiranya. Niba hari icyo umwe yize akaba azi ko ari buze guhura n'undi mu itsinda akaza kumwibutsa. Ikindi bikabaremamo n'icyizere, kuko hari abatorerwa kuba abanditsi b'ayo matsinda, hari abatorerwa kubayobora. Binyuze muri ubwo buryo ngiye mbona byatanga umusaruro. Hanyuma mu bafatanyabikorwa urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze dufite, n'uwashaka kubatera inkunga akaba yabinyuza muri rya tsinda ryabo. Nicyo nekereza gishobora kubafasha kurusha kuba twavuga ngo hagiye kubaho ingengo y'imari ifite amafaranga runaka yo kugenda duha umuturage amafaranga mu ntoki. Murakoze. Theogene, mu bishobozwa n'iki kugira ngo aba bantu bakuru bafite izindi nshingano mu bagumane barangize inyigisho zabo kugeza igihe wenda mu bahereye seritifika cyangwa se bageze ku rwego n'ubundi byo bubigisha babimenya ku buryo bukwiye? Murakoze cyane. Uru rugendo guverinoma yacu ikoze rw'imyaka 30 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ni urugendo rwagutse rurimo ibintu byinshi, harimo n'iki ngiki cyo kuba twari dufite abaturage benshi batazi gusoma, batazi kwandika no kubara. Nagize amahirwe yo kuba ndukozemo imyaka 25, muri iyo myaka 30 ngiye ndumazemo imyaka 25. Ikintu cya mbere twagerageje gukoresha ni ugufata inzego zacu zose z'itorero, tuzikangurira gufata iki gikorwa nk'icyabo. Nagize umugisha wo kuba muri bamwe itorero ryohereje kwihugura kuri iki gikorwa,
hanyuma rero tuzana nyine ubwo buryo bwo kugira ngo buri muntu wese acyumve nk'iki. Ikinashekeje kinatangaje ni uko na deje hano wa RBA yabaye mu isomero, ni umwigisha w'isomero, rimwe muzabimubaze yabaye umwigisha w'isomero. Icyo cyaradufashije kucyumvisha buri muntu wese ku rwego rwose rw'itorero kukigira iki, guhera ku mushumba mukuru w'itorero. Hanyuma ikindi twagerageje gukoresha uburyo bw'imyigishirize bwihuta. Ni koko twatangiriye kuri metodoloji yihuse y'umugabo witwa Robert Bob Rice, ni umunyamerika wa Oklahoma. Nawe yaradufashije kwihutisha ku buryo wa mwigisha adatinda mu isomero, agira igihe gitoya cyane mu isomero, igihe cyo kugira ngo abaye nk'urambirwa akaba yabaye motive, bikamukurura bikagera ku rwego nyine rwo kurangiza. Ubwo buryo bw'imyigishirize nabwo bwadufashije kwihutisha igikorwa. Hanyuma ikindi ni uko amasomero yacu yari yegereye abaturage. Byasabye ko aho urusengero rwose ruri, dusaba umuyobozi warwo ko agomba mu bikorwa ashinzwe agomba no kuba hari isomero. Byihutishije rero igikorwa cyane. Hanyuma ikindi twagiye tugira abafatanyabikorwa, kubera n'umwete n'ishyaka twari twagize muri iki gikorwa, twagiye tugira abafatanyabikorwa nabo bakomeye rwose, ntawabigira ibanga, baradufasha. Twagize abafatanyabikorwa bakomeye, twagize umuryango wacu wo muri Suède witwa PMI Interlife, baradufashije cyane ku buryo bwo kubona ibikoresho no kubona uburyo bwo gufasha abigisha, agahimbaza muziki k'abigisha, ari ibikoresho by'abigisha, ari n'ibikoresho by'abigishwa. Twagize komisiyo yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abasirikare bavaga ku rugerero, cyane cyane bagiye bava muri Kongo. Twagize na USAID muri porogaramu yabo yitwa Ejo Heza, yaradufashije cyane cyane, bidufasha ndetse na cya kintu twarimo tuvuga cyo kubumbira hamwe abigishwa mu matsinda ndetse n'abigisha. Ibyo byabaye nk'ibintu bitumye igikorwa gigira imbaraga kandi kigera hafi ya hose. Twakoranye na Pajerake n'abari bashinzwe ibintu bigendanye n'amakoperative y'abarobyi, ugasanga abantu baturiye ibiyaga bigiriye mu burobyi gusa ntibajya kwiga, noneho bajya gutora umuntu ushinzwe, bajya gushyiraho komite ya koperative, bagasanga abantu bayirimo bose nta n'umwe uzi gusoma, uzi kwandika no kubara. Ibyo byose rero kujya twegera abantu aho bari byatumye igikorwa kigira imbaraga kandi kigumaho. Hari ikintu kimwe bavuze kigendanye no kwiga gusa kugira ngo umuntu amenye Bibiliya. Ubwo buryo nibwo twabanje koko bw'imyigishirize, ariko tunabukoresha tutarebye gusa ngo ni abayoboke bacu. Oya, twigishaga abantu bose tutarobanuye idini runaka, ndetse ubwo wasangaga abacu ari bafite ipfunwe ryo kuza mu masomero yacu. Usanga abo hanze, abayisilamu, ab'amadini atandukanye baraza kwigira mu masomero yacu, nta kibazo twabaga dufite. Ariko nyuma yaho nk'uko Abasa bivuze, muri urwo rugendo habayeho kwicara hamwe abantu bareba uburyo ki bahuza uburyo bw'imyigishirize. Nibwo hateguye integanyanyigisho n'inyigisho zigendanye nayo, harimo n'igisubizo cy'ibimwe mu bibazo mu by'ukuri abavandimwe bacu bagiye bavuga. Ubu buryo buriho bwo kwigisha tugezeho muri kino gihe, umuntu yavuga ngo ni uburyo bw'ubumenyingiro bw'abakuze. Ni uburyo umwigisha yinjira mu isomero ntakuremo inyuguti gusa, ahubwo agakuramo n'ubundi bumenyi. Nibwo buryo bw'imyigishirize bugezweho, haba mu rwego rwa UNESCO no mu rwego rw'igihugu, nk'uko Mineduc cyangwa REB babiteguye. Ni gahunda twatangiye gutegura muri 2012, hanyuma
guverinoma nyine yabyemeza 2014 nk'uko Abasa yabivugaga. Ubwo rero ni uburyo iyo wageze mu isomero ntabwo ukuramo inyuguti gusa, ahubwo ukuramo n'ubundi bumenyi. Umuntu yatanga nk'urugero nko ku birebana n'ikinyarwanda. Umuturage ariga tuvuge nko ku cyigisho nk'icya gatatu ikinyarwanda, akamenya akamaro ko kwitabira ubwisungane mu buvuzi. Ikigwa nk'icya kane akamenya akamaro k'inkingo z'abana n'igihe zitangirwa. Wagera nko ku cyigisho ni ibyigisho nagiye ndebamo nyuzamwo amaso. Wagera nko ku kigwa cya 45 ukabareba uko bakora akarima k'igikoni. Wajya ku kigwa cya 59 ukareba uko bakangurira urubyiruko kwitabira imyuga. Wajya ku kigwa cya 78 ukareba uko bafata neza ibikorwa remezo rusange. Urumva ariga, ariko muri rya somero arakoramo inyuguti, ariko yige n'ubundi bumenyi, agira ubumenyi akura mu masomero. Ariko kwigisha aba bakuze harimo abafite imyaka ikiri mito, mwavuze ko ari guhera ku myaka 15 kuzamura, hari usanga afite 40 50 kuzamura. Aba bantu kubashyira hamwe ko bafite imyaka mitoya ye n'abafite imyaka myinshi, biroroha kubigishiriza hamwe, bahabwa inyigisho nziza. Ariko munatubwire abarimu bigisha bano bantu, ni abantu bafite ubumenyi bwihariye, batoranywa gute kugira ngo bigishe abakuze? Birumvikana kwigisha umuntu ukuze ntabwo ari igikorwa cyoroshye, ntabwo ari igikorwa cyoroshye, ariko wa mwigisha wacu turamuhugura tukamuha ukuri bwa bumenyi butuma yamenya kwigisha uwo muntu ukuze. Kuko kwigisha umuntu ukuze ntibihwanye no kwigisha wa mwana bashyiraho itegeko, bashyiraho igitsure, bashyiraho iki. Oya, kwigisha umuntu ukuze urumva ni ukumureshya, ni ukumuzana, ni uburyo bwo kumuzana kugira ngo azagire icyo agere aho abona ko yatakaye akwiriye. Ni ubwo buryo rero bumwe duhuguramo umwigisha wacu kugira ngo ajye ku rugero rwo kuba yamenya gufasha uwo muntu ukuze. Hanyuma igihe cyo gutangira amasomero habaho igihe cy'isuzuma. Ugasuzuma ukareba, hariya bari abaturage batubwiye ngo hari uwageze mu mwaka wa mbere, hari uwageze mu wa gatatu, hari utarigeze agera no mu ishuri. None hari n'ibyo byiciro bigendanye n'iyo myaka yabo, uhereye kuri 15 ukageza no ku myaka. Nigeze ngira isomero ryari rimwe abasaza b'imyaka 87 hariya muri Ndiza muri Muhanga, 86 87. N'abasaza ndabareba n'abasuye mu isomero 80. Wamuhaza utese kubera iki wumvise wari ngo ati ngiye numva ntifuza ko umwuzukuru wanjye azajya nyandikira akandiko ngo njye kugasomesha, ndagira ngo njye nisomera akandiko nandikiwe n'umwuzukuru wanjye. Kandi barabimenye abasaza hariya muri Ndiza rwose muri Muhanga. Hari naho nigeze kugira umwigisha w'imyaka 90, twabonye umufatanyabikorwa udufasha ku madarubindi y'abakuze kugira ngo basome. Sinagize imbaraga zo kumukurikirana ngo menye uko byagenze, ariko muri rya suzuma nicyo nashakaga kuvugaho, rya suzuma ryo umenya uko ushyira abigishwa bawe mu byiciro kugira ngo uzabafashe nyine bamenye gusoma, kwandika no kubara bigendanye n'ibyiciro barimo. Bwana Abbas, yenda ugiye kugira icyo wongeraho, mu Rwanda hari uduce muvuga muti uturere utu n'utu twihariye yenda imibare myinshi y'abantu batazi gusoma, kwandika no kubara, ukurikije yenda ubushakashatsi mwakoze? Murakoze. Dushingiye ku byavuye mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire by'Abanyarwanda ryakozwe ku nshuro ya 5 muri 2022, byagaragaje ko miliyoni 2 n'ibihumbi 954 770 mu barenga
miliyoni 8 bafite imyaka kuva kuri 15 gusubiza hejuru batigeze bakandagira mu ishuri. Aba bangana na 22 n'ibice bitatu kw'ijana. Ni benshi. Noneho ni niryo barura n'ubundi twifashishije tugerageza ngo reka turebe nibura uturere dutandatu tuza ku isonga mu kugira abaturage batazi gusoma kwandika no kubara n'utushye. Urumva uturere ni 30 ariko twaravuze ngo reka turebe dutandatu ku ikubitiro ku buryo n'umuntu uje kugira inkunga atanga n'umusanzu muri ubu burezi turamubwira ngo ariko nubwo ugiye gutanga umusanzu muri rusange mu rwego rw'igihugu ariko nyamuneka hari uturere 5 6 tuzi imbere. N'urugero natanga akarere kaza ku mwanya wa mbere ni akarere ka Nyagatare. Ko nyine ubwako gafite 87,359. Abagore nibo benshi, igitsina gore niwo mubare uri hejuru kuko bangana ni 51,129. Mu gihe abagabo ari 36,230. Akarere gakurikira ka Nyagatare ni Gatsibo. Nako ko mu ntara y'Iburasirazuba. Ko gafite 80,290. Kakagira n'ubundi umubare ukongera ukagaruka w'abagore bikaba 46,418. Mu gihe abagabo ari 33,872. Akarere ka gatatu ni Gisagara, ubwo twagiye mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Ko gafite 70,743. Nanone abagore umubare w'abagore uriganza kuko ni 39,835. Mu gihe abagabo igitsina gabo ari 30,908. Twajya mu ntara y'Iburengerazuba hakaza akarere ka Rubavu ko gafite 70,622. Abagore n'ubundi igitsina gore akaba ari umubare uri hejuru ko ho ni 43,279. Mu gihe abagabo ari 27,343. Twajya mu majyaruguru hakaza akarere ka Gicumbi gafite 67,907. N'ubundi abagore igitsina gore bakiganza ko bafite 39,994. Mu gihe igitsina gabo ari 28,813. Hanyuma twasubira none mu ntara y'Iburasirazuba hakaza akarere ka Kirehe muri utwo dutandatu ko gafite 67,680. Mu gihe abagore n'ubundi bongera kuba ari bo mubare uri hejuru 40,791. Naho abagabo bakaba 26,680. Ubwo n'uturere dufite abantu benshi batazi gusoma kwandika no kubara mu Rwanda dutandatu. Nko mu mibare uteranije utu turere twonyine dufite 444,601. Bajya kwegera hafi kimwe cya kabiri. Utwo turere rero dukorerwa iki, bafashwa iki? Icyambere na mbere cyihariye. Yego, icyambere na mbere tukimara kubona aya makuru yavuye mu ibarura, urwego rw'igihugu rwaravuze ngo ibyo byose ikintu cya mbere kibanza reka tujye muri utu turere mbere na mbere, tujye mu nteko z'abaturage tuganire n'abaturage tumenye mu by'ukuri ko imibare iri hejuru nk'abaturage n'iki babona cyakorwa. Ayo makuru y'abaturage barayaduha kuri 22 kujya kuri 26 z'uku kwezi kwa 9. Ibyo byarakozwe. Nyuma yaho tuganira n'abayobozi b'uturere bashinzwe by'umwihariko imibereho myiza y'abaturage, vice mayor affaires sociales. Nabo batwemerera icyo bashobora gukora. Abenshi bagiye batubwira ko bashingiye kuri iyi mibare nabo babona ko iteye ikibazo, bagiye kongera gushyira ikibati cyangwa imbaraga muri ubu burezi kugira ngo aho umuturage ari amenyekane, hanyuma bifashishije n'imirenge itandukanye nibura noneho abaturage babona aho bigira. Ikindi cya gatatu dukora kiri no mu nshingano z'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB ni ukubashakira imfashanyigisho bakeneye. Nk'ubu uyu mwaka ni muri urwo rwego REB mu kugira ngo babashe kumva, kugira ngo bige bagomba kuba bafite ibitabo, bagomba kuba bafite imfashanyigisho. Yego. Nk'ubu mu gusubiza icyo kibazo bari bafite REB muri uyu mwaka wo bariyemo imyaka yabanje yatanze ibitabo 9,998 harimo iby'imibare 5,109, harimo ubwo ibyo nari mvuze n'ibya abanyeshuri, hakaba n'iby'abigisha aribo wageranya n'abarimu 4,810.
tunatanga n'ibitabo byo gusoma nubwo byo ari bikeya dukurikije ubusabe bw'uturere bagiye baduha, dutanga 79 byo gusoma no kwandika. Ikindi tunakora kugira ngo iyi gahunda igende neza ni uguhugura ababigisha. Wigeze kugikomozaho ngo ubundi baboneka bati kugira ngo ababigisha baboneke baze bajye kwigisha abaturage batazi gusoma no kwandika no kubara bigenda biti. Ubusanzwe biri mu nshingano z'umurenge. Iyo umurenge udufashije ureba muri wa murenge ukarebamo abantu bazi gusoma kwandika no kubara b'inyangamugayo, akaba aribo bahabwa amahirwe yo kuza kwigisha abakuze. Ariko iyo uganiriye nabo imbogamizi imwe ikomeye batubwira pe, umuntu avugishije ukuri, baratubwira bati nubwo leta turayishimira, minisiteri y'uburezi by'umwihariko iduha agahimbazamusyi, ariko niba hari icyashoboka icyakorwa, kubera ko ari 30 ku mwaka, iyo ubibaze neza ku kwezi ubona ko ari nk'ibihumbi 2,500. Rero abo bigisha barabati iyo tubihuje n'ubuzima n'imibereho y'uyu munsi aho igeze, muri bwa bushobozi bukeya n'ubundi tuba tuzi cyangwa muri ya mikoro ahari, nibura babashije kutubonera nk'ibihumbi 30 buri kwezi, kugira ngo wamwigisha nanjye ninjya kwigisha abaturage batazi gusoma no kwandika mbe nambaye agakweto keza, agasabune kabonetse, n'abana n'abasigiye. Bigisha iminsi ngahe yenda mu cyumweru? Mu cyumweru bigisha iminsi 3. Iminsi 3, amasaha 2 ku munsi. Ubwo mu cyumweru bigisha amasaha 6. Bihitiramo hagati y'abigishwa n'abigisha bitewe no kuboneka kw'abaturage muri rusange. Theogene, kugira ngo byibuze hakomeze tubone n'aba ngaba barimo baravuga bati sinaza kumara aya masaha yose nta kintu ndibuze gukuramo kindi gifatika cyo kurya baza, nihe mushyiramo imbaraga cyane kugira ngo n'abacikanywe n'abatabizi n'ahatari amashuri naho hongere hagerweho? Murakoze. Buriya mu buryo bugaragara umuntu yavuga ngo ubu bukangurambaga ntabwo bukwiriye kugarukira gusa kuri wa mwigishwa, kuri wa muntu utaragize amahirwe yo kugera mu ishuri. Ubukangurambaga bwagombye kugera no ku bafatanyabikorwa mu burezi bw'abakuze. Nk'inararibonye muri iki gikorwa, ni igikorwa gihenze. Ni igikorwa gihenze gisabye amaboko. Urumva ari no mu ruhande rwa guverinoma nk'isabwa n'ibintu byinshi, kirahenze. Ibyo bitabo Habasa yavugaga, ni igitabo kimwe kiba gihenze cyane, kigendanye na ya gahunda twavuze y'uburyo bw'imyigishirize igezweho. Ubukangurambaga rero bukwiye kugera ku bantu benshi. Ari amadini nk'uko turi hano, n'indi miryango yindi, nagiye mbabwira abo twagiye dufatanya kugira ngo igikorwa kigende neza. Habaho kongera kuganira no kurebera hamwe uburyo ki uyu mubare ukabakaba 3 miliyoni z'abanyarwanda muri kino gihe batazi gusoma kwandika no kubara, abantu bagasaranganya, bakegeranya imbaraga, bakegeranya amaboko, kugira ngo mu by'ukuri mu minsi iri imbere abantu bazaba bamaze kumenya gusoma kwandika no kubara. Ntabwo byoroshye kuba babona ibikoresho by'umwigisha n'umwigishwa ngo ubone agahimbazamusyi, ariko ngo ubone n'insimburamubyizi y'umwigishwa. Twigeze tubikora rimwe mu bafatanyabikorwa twagize muri Care International. Twari dufite gahunda yo kwigisha abasigajwe inyuma n'amateka, haciyeho igihe bari muri 2005 niba nibuka neza. Mu basigajwe inyuma n'amateka, murabazi icyo gihe, uretse ko icyo gihe bashyiragamo n'abagore, ariko abandi murabazi. Byadusabye ko kugira ngo tubigishe tubashakira nibura ibase, ikiringiti, isuka. Byarahendaga, ariko urumva twari twagize uwo mugisha wo kugira uwo mufatanyabikorwa. Twarabikoze mu karere ka Rulindo ndibwira na Nyagatare, twakoze muri utwo turere 2. Rero
ntabwo ari igikorwa cyoroshye, ni igikorwa gisaba ko ubu bukangurambaga bukwiye kugera ku bantu benshi benshi muri gahunda bafite zirebana n'umuturage bagashyiramo n'iki gikorwa. Ari uturere byo twumvise biri mu nshingano zabo, imirenge n'utugari biri mu nshingano, ariko n'abandi bafatanyabikorwa. Ahangaha ndagira ngo ngaruke wenda kuri aba bafatanyabikorwa nk'aba bantu bo muri Payijerake twigeze dukorana, bari bafite ubundi bintu bigendanye n'amafi n'iki, ariko barebye basanga kugira ngo aya makoperative yabo akomere bitazakunda 90% by'abagize abarebwa n'izo koperative batazi gusoma no kwandika no kubara. Biba ngombwa yuko muri gahunda yabo bashyiramo aka kantu kagendanye no kwigisha abaturage baturiye ibiyaga gusoma, kwandika no kubara. Byakagombye kugenda gutyo no mu zindi porogaramu zikorera mu gihugu, abantu bakareba ko iki ari igikorwa bakwiriye kwerekezaho amaboko. Nicyo navuga cyatuma byadufasha kugira ngo uyu mubare mu by'ukuri umenye gusoma, kwandika no kubara. Kandi rero ni iterambere buriya iyo umuntu avuze ngo ubu bukangurambaga twavuga ngo ni ubukangurambaga bw'iterambere, kuko n'ubundi igihugu kiravuga ngo tugomba kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Yego, ubwo bukungu bushingiye ku bumenyi hari dufite miliyoni zigeze kuri 3, biradusaba ko abantu bashyiramo imbaraga mu buryo bwose bushoboka. Ni nacyo kimwe na biriya bigo ngororamuco twakunze kuvuga. Ubundi bashinzwe igororamuco n'ibyo, ariko barebye basanga muri abasore bazamo n'abo bakobwa benshi ntibazi gusoma, kwandika no kubara. Turabigisha, ubu bamwe barimo kujya hanze, barimo umwiko rwose uravuga hariya hanze. Hari umuyobozi w'ikigo ngororamuco kimwe uherutse kumpamagara, arambwira ati umwigishwa wanyu yampamagaye, arambwira ati ndimo nakorera amadolari. Dufite abasore benshi hano muri uyu mujyi wa Kigali banyuze muri aya masomero, bafite perimi zabo, bageze bava kuri moto bagurana n'amamodoka. Rero abantu bakabegera. Hari ikiruta insimburamubyizi y'uriya muturage. Uriya muntu yakivuze ati ngiye muriga, narize nza kwiga n'umwuga. Yego. Icyo kintu kiraruta insimburamubyizi. Insimburamubyizi wamuha yatambuka, nta nubwo yanibukwa, ariko ubwo bumenyi akuye mu isomero bumushoboza gutera intambwe mu iterambere buruta iyo nsimburamubyizi. Urabona ko yaje no mu mujyi aravuga ati ngiye narize rwose, banyigishe, ndi umufundi, ati abana banjye bagiye mu mashuri makuru na za kaminuza, ati niyo mpamvu ubona naje mu mujyi kugira ngo nshakishe imibereho myiza. Abbas, turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Iyo turebye ibipimo by'abatageze mu mashuri mu mijyi usanga ari 18%. Twareba mu byaro ugasanga 24%. Murabona imbaraga mugiye kuzishyira mu cyaro kuruta yenda mu mijyi aho turimo kubona yenda imibare itari myinshi cyane, ariko nanone tugana no ku musozo ku cyerekezo 2050. Uburezi ni imwe mu nkingi za guverinoma kugira ngo tugere kuri iki cyerekezo. NST ya 2 byose kugira ngo ushobore kugerwaho, nuko uburezi nabwo bugomba kuba bwashyizwemo imbaraga. Ni hehe mugiye gushyira imbaraga kugira ngo n'aba bakuze muri iki cyerekezo cy'iterambere n'abakuze nabo babe batasigara inyuma? Murakoze cyane. Hari ibintu by'ingenzi numva kandi biri no mu nshingano z'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB. Ikintu cya mbere ni ugufatanya n'inzego z'ibanze, hakabaho nk'uko biri gukorwa muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka w'ingengo y'imari, hakabaho gukora urutonde rw'abakeneye iyi gahunda yo kwiga gusoma, kwandika no kubara bihereye mu tugari. Icyo kizadufasha kubamenya neza, tube tuzi ko REB igiye guha serivisi abantu izi neza. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri cyakorwa nyuma yo gukora urwo rutonde,
ni ukugaragaza muri buri murenge uri mu Rwanda ngo dufite imirenge 416 binadushobokeye nibura muri buri kagari dufatanyije n'inzego za leta na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu byashoboka abaturage bakagaragarizwa binyuze muri za nteko z'abaturage nibura isomero riri hafi mu kagari murimo ni irihe mushobora kugana icyo nacyo gishobora kubafasha icyo kimaze kuvaho hariho guhugura abigisha urumva umurenge wadufasha gushaka abigisha abagomba kubigisha ariko noneho tukava no ku rwego rwo kuvuga ngo n'uwarangije primaire gusa niwe waza kubigisha ahubwo tukabona n'abantu barangije amashuri 6 yisumbuye barangije za kaminuza bafite impamyabushobozi zitandukanye nabo baza gutanga umusanzu wabo mu buryo butandukanye ikindi numva twakora ni no gukomeza gufatanya na kaminuza nkuru y'igihugu bafite ishami ry'uburezi buri abarimu bigisha muri kaminuza nabo bafite umusanzu ukomeye ahandi numva twashyira imbaraga no gufatanya n'amashuri nderabarezi TTC harimo abarimu biga kwigisha icyo twumva twabakangurira dushobora no kureba niba abarimu batwigishiriza abana mu mashuri y'incuke n'abanza ese birashoboka ko hari uburyo muri ya masaha baba babonye mu mpera z'icyumweru se cyangwa ikindi gihe bashobora kuba ari nabo baza guduha umusanzu muri uburezi bw'abakuze icyo ndumva ari ikintu gikomeye twakora ikindi cyo ni ibisanzwe gukomeza kubaha no kumenya uturere dukeneye ibitabo abadafite ibitabo by'imibare n'abahe abakeneye iby'ikinyarwanda n'abahe ni muri urwo rwego muri izo ngamba nk'ubu ku itariki 9 z'ukwa 10 Rubavu bazaza gufata ibitabo aba ari ukugira ngo bajye gutangira bajye mu ngamba bigisha Gatsibo ndumva bashobora kuza kubitwara uyu munsi ariko icyo tunasaba gikomeye cyadufasha rwose turasaba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu by'umwihariko uturere dutandukanye kubera ko uyu ni umuhigo w'akarere uburi mu nshingano zabo urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze n'ubundi biri mu nshingano zarwo tuzakomeza kubikora kandi neza dushingiye ku bitekerezo byabo n'ibyifuzo byabo ariko hari urwego ruba rwihariye rushinzwe ubwo burezi bw'abakuru mu ishami ry'uburezi mu karere harimo ushinzwe uburezi bw'incuke bw'amashuri abanza hakiyongeraho n'uburezi bw'abakuze muri buri karere uwo mukozi aba ahari nubwo abifatanya n'amashuri abanza n'ay'incuke icyo tumusaba ni uko yatubera ambasaderi muri ako karere kwa kundi haba hashyizwe imbaraga mu mashuri abanza ubu mu ncuke n'aba bana bagomba kujya mu ishuri hadasigaye n'umwe urumva ko ari naho ashyira imbaraga cyane hanyuma n'abaturage akakongera bati n'abaturage batabizi muze namwe tubahe serivisi ibyo byadufasha aho bakenera ubuvugizi ba vice maire affaires sociales babafasha ariko ikindi numvise na pasiteri yakomojeho ni kureba uko twashyiraho ni ingamba nawe mbona ikomeye ko twashyiraho forum ku rwego rw'igihugu kuko na politiki y'uburezi bw'abakuze irayibiteganya yitwa Adult Education Forum ku buryo twareba abafatanyabikorwa y'amadini y'amatorero za nzego za leta zitandukanye tukagira ahantu mu buryo buhoraho buri gihembwe dushobora kuganira kugira ngo buri gihembwe abantu babe bafite amakuru ahagije n'ibibazo biri muri ubu burezi ibyo byose tubifatanije hamwe no kumva ko buri wese uyu muhigo waba uwe kugira ngo tugire abaturage bazi gusoma kwandika no kubara byadufasha mwakoze cyane katugane ku musozo w'iki kiganiro cyacu dushimira bwana Habas Ange Felix akaba ari umukozi ushinzwe uburezi bw'abantu bakuru ku rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze turabashimiye mwakoze cyane ku mwanya mwiza wanabaye n'umwanya w'ubukangurambaga kugira ngo tubone abaturage bakeneye gahunda yo kujya kwiga gusoma kwandika no kubara turimo turasoza ariko bwana Hakuzumuremyi we aracyaterera agatoki kugira ngo agire icyo avuga ariko iminota ndabona yaturangiranye mu masegonda 20. murakoze ni urugamba ariko murabizi ko abanyarwanda tudapfa gutsindwa urugendo twagenze ni rwo rurerure n'uru nguru tugomba kurutsinda mu byakozwe ntabwo dukwiye kwibagirwa ko muri 2001 twabonye igihembo cyo ku rwego rw'isi mpuzamahanga nk'u Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere birumvikana n'ibikorwa byari byakorewe mu itorero rya ADPR ariko u Rwanda nirwo rwavugwaga nicyo gihembo cyashyikirijwe nyakubahwa perezida wa repubulika kirahari n'ubu turagifite turagitunze
ku mwanya muri 2012 twongeye kugaruka none ku mwanya wa mbere. Ni irushanwa tuba twakoze ritapfa kwitabirwa n'umuntu uwo ari we wese, ariko urumva twaritsinze inshuro ebyiri muri iki gikorwa cyo kurwanya ubujiji. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere inshuro ebyiri, nta nubwo binasanzwe kuko ni ibihugu byose byo ku isi byose biri muri UN. Tuza kuri uwo mwanya wa mbere inshuro ebyiri, bigaragaza ko twakoze n'ubu twakora kandi cyane rwose. Murakoze cyane, ntabwo nifuza kongeraho. Murakoze cyane. Dushimiye Hakuzumuremyi Theogene ushinzwe uburezi bw'abakuze muri ADEPR, bakaba ari n'abafatanyabikorwa ba REB. Reka tubashimire.